Inshuti bakunzi ba Real World News 250 nkuko mumaze kubimenyera tubagezaho amakuru mashya, amakuru abagezweho, amakuru abari kuvugwa cyane, amakuru yiganjemo aya politike, ay'ibyamamare n'abahanzi ndetse n'andi yose abari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Reka twongere dushimire buri muntu wese wakanze subscribe kuri YouTube channel yacu, tunasaba wowe utarakanda subscribe kuri channel yacu kugira ngo ubikore, kugira ngo amakuru yose tuzajya duhita tukugezaho nawe ujye uyabonera igihe, ujye uhita umenyeshwa neza ko twashyizeho andi makuru mashya. Amakuru dufite muri aka kanya nuko Pasteur Majyambere Joseph uherutse kwitaba Imana. Mbere yuko apfa hari ibintu 10 yibukirwaho yasize anenze amatorero yose ukuyemo itorero rye. Pasteur Majyambere Joseph wahoze muri ADEPR nyuma akayivamo agatangiza irye yise Umuriro wa Pentekote yitabye Imana tariki ya 17 z'uku kwezi kwa mbere uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2021 azize uburwayi. Ubu tugiye kubagezaho ibintu 10 yasize anenze amatorero ariho ubu, aho yayasabye gushora imizi mu ijambo ry'Imana. Pasteur Majyambere Joseph niwe watangije itorero ryitwa Umuriro wa Pentekote mu Rwanda, ryatangijwe n'abakristo basohotse muri ADEPR mu mwaka w'ibihumbi 2000 nyuma yaho ADEPR yari imaze kwemeza gahunda nshya yuko buri mukristo azajya anywera mu gakombe ke gato mu gihe cy'igaburo ryera. Amakuru avuga ko uyu mwanzuro wafashwe mu rwego rwo kwirinda kwanduzanya indwara mu gihe abantu bose basangiriye ku gikombe kimwe. ADEPR yafashe uyu mwanzuro mu gihe mu myaka yabanje bakoreshaga igikombe kimwe mu gihe cy'igaburo ryera, abakristo bagasangira bahererekanya icyo gikombe nk'uko Yesu Kristo yanywagaho, agahereza n'intumwa ze ndetse agasiga azitegetse kujya zibigenza gutyo mu kumwibuka. Pasteur Majyambere Joseph wari umwe mu bapasiteri bakomeye mu itorero rya ADEPR, abonye ko iri torero rihinduye imyizerere byaramubabaje cyane. Agirira ifu ijambo ry'Imana risaba abakristo kujya basangirira ku gikombe kimwe. Afata umwanzuro wo gusohoka muri ADEPR ajyana n'abakristo barenga 3,000 bari bamuri inyuma bamushyigikiye, bajyana nawe gusengera mu itorero yatangije ryitwa Umuriro wa Pentekote. Kuri ubu iri torero rikorera mu bihugu 3 ari by'u Rwanda ryatangiremo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Uganda. Rikaba rifite abakristo barenga 10,000. Ntabwo urugendo batangiye rwabahiriye cyane mu ntangiriro zarwo, kuko Pasteur Majyambere Joseph na bagenzi be nk'uko bagiye babitangamo ubuhamya kenshi, bavuga ko bakubiswe ndetse bamwe bakanafungwa ku kagambane, bavuga ko ari ADEPR itari yishimiye isohoka ryabo no gutangiza itorero ryabo rishya. Majyambere yavuze ko yatotejwe cyane, arakubitwa, arafungwa inshuro nyinshi ndetse ngo hatanzwe n'amafaranga kugira ngo yicwe azira ko yanze kunywesha agakombe ku igaburo ryera. Pasteur Majyambere we yabwiye Inyarwanda dukesha Inkuru ko yamaze umwaka n'igice mu gihome muri gereza afunze. Nyuma leta y'u Rwanda iza kumugira umwere, imaze gusesengura neza ibyo yashinjwaga na ADEPR igasanga arengana. Kugeza ubu itorero rye Umuriro wa Pentekote rikaba ryemewe mu Rwanda ndetse rikaba ryujuje inyubako ihagaze hafi 1.5 miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Yavuze ko iyi nyubako yubatswe n'ubushobozi bwe, nubwo abakristo be basobanukiwe neza inyungu zo kwitangira umurimo w'Imana. Mu muhango wo kwimika abapasiteri 5 wabaye tariki 24 Ukuboza umwaka w'ibihumbi 2016, Pasteur Majyambere yatangaje ko atawutumiyemo abandi banyamadini kuko bari inyuma y'itorero rijya mu ijuru. Yaravuze ati, abandi bayobozi rero b'amatorero ntabwo nabatumiye, nta nubwo nanabatumira. Uzi ikintu bita gushyira umuntu inyuma y'itorero? Umuntu wakoze icyaha bamushyira inyuma y'itorero bakamuheza. Rero n'aba bapasiteri bandi bari inyuma y'itorero, baratenze, ubu twabashyize inyuma y'itorero rijya mu ijuru. Pasteur Majyambere yaretse akazi kose yirundurira mu gukorera Imana, ndetse n'abapasiteri yimitse yabasabye kureka akazi kose bagakorera Imana yonyine.
Mu gihe hari abapasiteri usanga bafatanya umurimo w'ivugabutumwa n'indi mirimo inyuranye yaba iya leta cyangwa kwikorera, Pasiteri Majyambere we siko yari ameze, ahubwo we yari yararetse akazi kose yirundurira mu gukorera Imana n'umutima we wose, ndetse yakoreshaga amafaranga ye mu bikorwa by'itorero nk'uko yamye abitangaza. Yavuze ko ikintu ashyizeho umutima ari ugukorera Imana, kwita ku bakristo be no guharanira ko benshi bamenya ijambo ry'Imana by'ukuri bakava mu buyobe. Akiriho, Pasiteri Majyambere yavugaga ko adashobora kuba bishop cyangwa apotre kuko abenshi mu bimikwa bagahabwa aya mazina babikora bagamije gushaka icyubahiro no kwigwizaho imitungo, kandi we akaba ari umugaragu w'abakristo be wiyemeje gukoresha umutungo we mu murimo w'Imana. Nyakwigendera Pasiteri Majyambere mu mwaka w'ibihumbi 2017 hari ibintu 10 yatangaje anenga ku matorero n'amadini yose ukuyemo irye. Mu matorero yanenze nta na rimwe yigeze avuga mu izina, gusa iyo wumvise ibyo yatangaje wumva ko yayanenze yose, yaba Kiliziya Gatolika, Anglikani, ADEPR, EPR, Zion Temple, Restoration Church ndetse n'ayandi yose. Ndetse nawe ubwe yarabyihamirije avuga ko nta by'amadini ashobora gutumira mu itorero kuko abafata nk'abari inyuma y'itorero rya Kristo. Ibi yabihamyaga avuga ko batagendera mu ijambo ry'Imana, ahubwo ko bishyirira amahame ajyanye n'ibyifuzo byabo bakabikora birengagije icyo Bibiliya ibivugaho. Yavuze ati, kubemera Bibiliya Yesu yavuze aya magambo, nimuguma mu ijambo ryanjye muri abigishwa banjye nyakuri. Ayo magambo tuyasanga muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 31. Ibi byagaragazaga ko hari abazava mu ijambo ntibabe bakiri abigishwa be nyakuri. Yesu mbere y'uko asubira mu ijuru yabajije Petero gatati, urankunda? Nawe aramusubiza ati, ndagukunda mwami. Aramubwira ati, ragira intama zanjye. Ayo magambo nayo tuyasanga muri Yohana igice cya 21 umurongo wa 15 kugeza ku wa 17. Pasiteri Majyambere Joseph yavuze ko kuba hari abayobozi b'amatorero bagendera ku mahame ataba muri Bibiliya ari gihamya yuko bari inyuma y'itorero rijya mu ijuru. Muri aya mahame harimo kuba hari abagore birimbisha inyuma, kandi Bibiliya itanga impuguro zo kutaboha imisatsi ku bagore no kwambara amazahabu. Harimo kandi kuba insengero nyinshi mu gihe cy'igaburo ryera buri mukristo usanga bamuhaye agakombe ke mu gihe Yesu yasize avuze ko bajya basangirira ku gikombe kimwe bagakurikiza urugero rw'uko yasangiraga n'abigishwa be. Mu bindi yanenze bikorwa mu matorero anyuranye harimo abagore bagirwa abapasiteri, kwimikisha amavuta abapasitori n'ababishopu. We avuga ko ibi byakorwaga ku bantu babaga bagiye kuba abami, bityo ko bidakwiye kuba pasiteri, ahubwo abanyapolitike nibo bari bakwiye kwimikishwa amavuta. Asobanura ko ubwo Yesu yatoranyaga abigishwa be nta mavuta yakoresheje ngo ayabasukeho. Aha akaba ariho ahera yibaza abubu aho babisoma n'aho babikura. Ntiyemeranyaga n'abanyamadini babatiza abana b'impinja. Agasobanura ko Bibiliya ivuga ko umuntu ukwiriye kubatizwa ari uwigishijwe ubutumwa bwiza akizera. Aha akaba ariho ahera avuga ko umwana muto aba atazi ibyo kwizera ibyo ari byo. Iyi ngingo iragonga amadini n'amatorero menshi cyane. Ikindi kandi gikubiye mu nyandiko tugiye kubagezaho y'ibyo yanenze harimo kuba hari abapasiteri usanga bafite abagore barenze umwe, kandi Bibiliya yo ikaba ivuga ko umwepiskopi akwiriye kuba ari umugabo w'umugore umwe gusa. Dore ibintu 10 Pasiteri Majyambere Yasize Anenze Amatorero ariho mu butumwa yanyujije ku nyarwanda.com dukesha aya makuru igihe yari akiriho. Yagize ati, uwo yasigiye izo ntama arizo torero yandikiye itorero agira ati, bagore umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma, uwo kuboha imisatsi cyangwa uwo kwambara amazahabu cyangwa uwo gukanisha imyenda. Ayo magambo tuyasanga muri Petero wa mbere igice cya 3 umurongo wa 3. Kongera akavuga ngo
Nyamara iyo winjiye mu nsengero muri iyi minsi usanga ibyo Petero yabujije itorero ari byo bakora gusa. Niba ushaka kumenya indi mirongo, reba Timoteyo wa mbere igice cya 2 umurongo wa 9, cyangwa se Gutegeka kwa mbere igice cya 22 umurongo wa 5. Indi ngingo ya 2 yavuzeho anenga amatorero, yaravuze ati tuvuga iki se ko kuva mu ijambo Yesu yasize abwiye abigishwa bati mujye mu bihugu byose mwigishe abaremwe bose ubutumwa bwiza, uwizera akabatizwa azakizwa. Ayo magambo tuyasanga muri Mariko igice cya 16 umurongo wa 15 kugera ku wa 16. Ntimwumva ko mbere yo kubatizwa ugomba kubanza kwizera? None se ntabwo urabona ababatiza abana b'impinja bataramenya no kuvuga ururimi rw'ababyeyi babo? Ahubwo se uyu we ubabatiza uyu mwana w'uruhinja ni iki kimwizeza ko uwabatije aba yizeye? Ingingo ya 3 iravuga iti kuva mu ijambo byabaye intero n'inyikirizo, mbega byabaye ibintu bisa nk'ibimenyerewe cyane ndetse bidafite n'icyo bitwaye ababikora. None se Yesu yavuze iki ku bijyanye no gutanga ifunguro ryera ndetse no guhazwa? Ntiyafashe igikombe akagishimira akakibaha akababwira ati munywere muri iki mwese kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha byabo? Ayo magambo tuyasanga muri Matayo igice cya 26 umurongo wa 27 kugera kwa 28. Soma nanone Abakorinto ba mbere igice cya 11 umurongo wa 25. None se ni bangahe bagerageza gukoresha iki gikombe byibura kuri 12 bangana n'intumwa za Yesu Kristo? Ubu buri wese ntagira agakombe ke. Hari n'abarenze uru rwego aho umuyobozi ari wunywa mu cyimbo cya bose bakabyemera batyo nk'ihame. Ese ubundi babisoma he? Icyo ni ikibazo Pasteur Majyambere yibazaga. Ku ngingo ya 4 ho aravuga ati ibyo dusigaye tubona mu madini n'amatorero biteye ubwoba. Yesu amaze kuzuka abigishwa be bibwiye ko agiye kwima ingoma hano mu isi nabo bakaba abatware. Arangije arabahakanira, ahubwo arababwira ati icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Aya magambo tuyasanga mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 1 umurongo wa 8. Iri sezerano ryasohoye nyuma yaho gato. Umunsi wa Pentekote ugeze, bose bari bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, nuko umuriro ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira mu nzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo, bose buzuza umwuka wera batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Ayo magambo kandi tukayasanga mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Kuko bavuye mu ijambo ntabwo basenga ngo Imana ibasukire umwuka wera, ahubwo biganye ibisa nawo. Basigaye basiga amavuta utamenya aho bayakura, uwo bayasize akagaragurika akazana ubufuzi, yewe hari n'abihindanya bagata ubwenge ngo bahawe imbaraga. Ariko izi ntabwo ari imbaraga ziva ku Mana, kuko ntaho Bibiliya itwereka imyifatire nk'iyo kuhawe umwuka wera. Kugira ngo usobanukirwe neza, soma Ibyakozwe n'Intumwa kuva ku murongo ku gice cya 10, Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 10 umurongo wa 44, kuko ntaho Petero yasize amavuta abaraho. Ku ngingo ya 5, Pasteur Majyambere yatwibutsaga ku muhango wo kwimika abapasiteri 5 igihe yabimikaga, kuko we yabimitse adakoresheje amavuta. Yaravuze ati nababwiye ku cyo Bibiliya ivuga ku kwimikisha amavuta. Naberekaga ko mu isezerano rikuru abimikishwaga amavuta bari abami cyangwa se abanyapolitike bubu. Mbarangira muri Samweli kuko nzi ko abo bayimikisha ubu ariho bifashisha. Ariko rero reka ture no mu isezerano rishya, dore ko ari ryo twitirirwa. Yesu atoranya intumwa ze 12 nta mavuta yigeze akoresha.
Tubisanga muri Matayo igice cya 4 kuva ku murongo wa 18 kugeza ku wa 22. Kandi ubwo Yuda yavaga mu ntumwa, ubwo yari amaze kugambanira Yesu, Umwuka Wera yabwiye intumwa kurobanura Sawuli na Barinaba ngo bakore umurimo w'Imana. Ibyo tubisanga neza mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 13 kuva ku murongo wa 2 kugeza ku wa 3. Nta mavuta bigeze basigwa, nta mavuta basizwe. Yewe ingero ni nyinshi uko abakozi b'Imana bagiye bajya mu murimo. Ubwo rero gusiga amavuta ntibibaho, Bibiliya ntabwo ibyemera. Ingingo ya 6, Pasteur Majyambere aravuga ati, tuvuge iki ku kuva mu ijambo? Tuvuge ko kwimika abapasitorikazi, ba bishopkazi na ba apotrekazi. Nusoma Bibiliya uzasanga mu ntumwa 12 Yesu yasize atoranyije nta mugore wari urimo, kandi Bibiliya itwereka ko hari abari hafi ye. Yewe na Petero wasigiwe itorero ntawe yashyizeho. Nukomeza no mu myizerere y'intumwa uzasanga ntawe bimitse uretse ku nshingano z'ubudiyakonikazi. Ibyo tuyibona neza muri Timoteyo wa mbere igice cya 3 umurongo wa 11. Ariko se kuri ubu ngubu nta buzi b'abagore n'abadamu basigaye barashinze amatorero yabo? Ibi bibonetse muri iki gihe ubwo ijambo ry'Imana riri gusohora. Kuki? Kubera iki muri iki gihe? Kugira ngo usobanukirwe neza, soma Timoteyo wa mbere igice cya 4 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 2. Wongere usome mu Batesalonike ba 2 igice cya 2 kuva ku murongo wa 5 kugeza ku wa 12. Ku ngingo ya 7 Pasteur Majyambere yarabazaga ati, ni gute ijambo ry'Imana ryihanangiriza uwo ari we wese kutongera cyangwa kugabanya ku byanditswe byera? Ahangaha yahise aduhereza umurongo wo muri Bibiliya mu Byahishuwe igice cya 22 kuva ku murongo wa 18 kugeza ku wa 19. Akongera akabaza ati, ese wowe ubikora nkana ukumva nta kibazo? Arongera aravuga ati, hari n'abo numvise ngo bagiye kongeraho igice cya 29 mu Byakozwe n'Intumwa. Ku ngingo ya 8 yo yaribazaga ati, ni gute Bibiliya ivuga ko ukwiye kuba umwepiskopi akwiye kuba ari umugabo w'umugore umwe, ariko se ubu nta bitwa abakozi b'Imana bafite abagore barenze umwe cyangwa abagore bafite umugabo urenze umwe? Ayo magambo neza asobanurwa n'ijambo ry'Imana dusanga muri Timoteyo wa mbere igice cya 3 umurongo wa 27. Ku ngingo ya 9 yaravugaga ati, none se ntaho murumva ko kubonana n'umukozi w'Imana wishyura amafaranga runaka? None niba ari abakozi ba Kristo, hari aho mwigeze musoma Yesu yaba yarakijije umuntu cyangwa akamwakira amaze kumuha amafaranga? Ahubwo se Petero yasubije iki Simoni w'umukonikoni? Yahise aduha umurongo muri Bibiliya dusanga mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 8 umurongo wa 20. Ku ngingo ya 10 ari nayo ya nyuma yaravuze ati, kuri iri jambo ni kangahe abanyamadini cyangwa abanyamatorero bajyana ibyo gufasha abatishoboye cyangwa abari mu kaga bakitwaza itangazamakuru. Bigeze no ku rwego rwo gutanga amaturo cyangwa ibya 10 bakiyandikisha. None Bibiliya ivuga iki ku gutanga? Iravuga iti, ukuboko kw'iburyo ni gutanga, ukw'ibumoso ntikukamenye icyo ukw'iburyo gukoze. Ayo magambo tuyasanga muri Matayo igice cya 6 umurongo wa 3 kugeza ku wa 4. Yunzemo arongera ati, ibi rero tuvuze hejuru ndetse hari n'ibyo tutavuze kubera umwanya muto twazasubukura ubutaha. Bivuze iki? Bivuze ko kuva mu ijambo, iyo wavuye mu ijambo uba uri inyuma y'ijuru. Hari n'abavuga ngo njye ntacyo bintwaye naho umuyobozi wanjye yaba ameze kuriya, bizabazwa abayobozi. Uko niko abakristo bamwe baba bibwira. Kandi ubundi ntabwo ari byo, kuko ijambo ry'Imana rivuga ko umwigishwa ataruta umwigisha. Ayo magambo tukayasanga muri Matayo igice cya 10 umurongo wa 24 kugeza ku wa 25.
none se kuki utagira amakenga yo kwibaza uti ni gute najya mu ijuru kandi umuyobozi wanjye atajyayo? Ese koko azakuyobora inzira ikugezayo kandi we atajyayo? Ntibishoboka. Kuki se abigisha bameze batya bagwiriye kandi bakabona ababayoboka? Igisubizo kiroroshye cyane. Nusoma Abatesalonike ba kabiri kuva igice cya kabiri kuva ku murongo wa 5 kugeza ku wa 12, ugasoma Timoteyo wa mbere igice cya 4 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 2, ukongera ugasoma Timoteyo wa kabiri kuva igice cya 4 kuva ku murongo wa 3 kugeza ku wa 4, uzasobanukirwa neza. Niyo mpamvu dusoza dusaba buri wese kuguma mu ijambo ry'Imana. Asome Yohana igice cya 8 umurongo wa 31. Rero izo ni ingingo 10 Pasteur Majyambere agendeyeho anenga amatorero y'ubu ngubu kuko akora bimwe muri byinshi akora biba bidakurikije ijambo ry'Imana nk'uko yabitubwiye. Pasteur Majyambere witabye Imana yazize uburwayi, yasigiye umukoro abanyamadini, abakristo b'itorero Umuriro wa Pentekote ryatangijwe na Pasteur Majyambere. Abapasiteri bimitswe na Pasteur Majyambere mu mwaka w'ibihumbi 2018 yabasabye kumufatiraho icyitegererezo nk'uko nawe agifatira kuri Yesu Kristo. Wakoze kubana natwe. Rero muri aka kanya turi gusoza ndagushimira wowe wafashe umwanya wawe ukumva ubutumwa Pasteur Majyambere yageneye abakristo b'iki gihe, abakangurira kutagendana n'ibigezweho ahubwo bakajya bakurikiza ijambo ry'Imana. Rero niba utarakora subscribe, reba amagambo atukura ari mu ibara ritukura munsi y'iyi nkuru gatoya ukandeho. Nukandaho uraba ukoze subscribe. Wibuke ukande no kunzogera iri ku ruhande rw'ayo magambo, noneho kugira ngo inkuru zose, amakuru yose tuzajya dushyiraho ujye uhita umenyeshwa yuko twashyizeho. Mwakoze, murakarama.